bigoryi dufate nk'abagara frere kirumva ngo uragikurikira cyangwa ugikurikira ku nshuro ya kabiri kigahita kipasinga ku mwanya nk'umubyeyi wawe rukumva gwagutegeka aho cyaguciye ugwaho kikagukubita ngiye Kavumbi ntuzankire muri uwo mwanya kuko wamenyera nagutakura rimwe nkakwereka ko ijana murananga ngiye kureba filimi kwa Rock riba ritagendeye ubusa. Ariko niba hari abantu biyumva ni barumuna bacu bagize iki ariko ngiye maze kumirwa pe mfite murumuna wanje unkurikira ku nshuro ya 4 goroba sinze kano umukecuru yambwiye nitwakumvikanaho ngiye kumva aramubwiye ariko mama ngo wazamaye uruhushyi nambwa nkayishwanyaguza ako kanya rero nanjye nyimara kumwumva nahita mwateka nkamukamura akajya ngafashwe n'inarengore usanze yarakuze kukuruta se reka uzabaze narutugu gwasumbye ijosi uko yaba uri kose namukanje oya hari utashobora kuko hari igihe kiri umuntu cyawe kigenda kigakura kikitonda kikazamuka ku buryo kwarugira wananira kurukozaho amaboko warunyura hari kunama reka uzabaze nta kimera cyarusa ubutaka yanduta mu burebure ariko nanjye ngamuruta mu myaka ariko wamwateka akagushwanyaguza ndakubwira ko niwe wabureshe nk'ipoto kandi uri murumuna wanjye aho nagushwanyuza kandi ugira ngo ugukubita cyangwa ugukanga n'ubu gusumba gusa hari na karumuna kawusanga ari akabundi kari kwitaka ariko wazana ibyo kugakanga ukumva ni gakangika ariko uri abantu bimbwa mujya munsatsa pe ni gute nabona gutanze kubona izuba wowe kazi unyigiraho ganjye oya murijijisha kandi ubizi ryangombe na murumuna waje ubundi barwana wari uhari nari mari none waganjije undi ninde nuko ryangombe yambaye costume oya tutitiranye ibintu hari igihe murumuna wawe akura akakurusha imbaraga oya mba numva bidashoboka murumuna wawe ni gute yakurusha imbaraga kuzikurusha gusa se ahubwo akimara kubona ko akurusha imbaraga cyangwa se mukipima akabana n'umushyize hasi menya ko kukubaha birangiye ibyo wamubwiraga umutegeka birangiye haba hasigaye gukora icyo ashaka nawe ugakora icyo ushaka njyewe ibyo ngibyo uri murumuna wanjye ntiwabinzanaho niba ariko si ukoze ngomba kugushyira ku murongo utangira gusuzugura ababyeyi akanyafu ugaruka mu murongo utarenze kubya akanyafu murumuna wawe yaba yaraguciye urwaho ukamukubita akanyafu cyangwa niwe yakagukubita ninjye ntakamukubita twisinjya nkunda umuntu wirarira uriya murumuna wawe wamuvuga furungu oya Chomba oya kabuze se wapi ngo Kavumbi rero uriye ugukurikira uriye ko namubonye n'amahane agira ubu wamuvuga uriye wowe bizi ni ukunyubaha nk'umubyeyi we kuko atubiye gato namukosora akagira ngo ndise Kavumbi wuzi Kavumbi uko mwizeye ntabwo wamukubita nubwo ari murumuna wawe nzi neza ko utamuvuga niyo wafata barumuna banjye bose ukabashyira ku murongo njye nabakosora ni amahirwe kuba wowe bigishoboka twebwe baduciyeho kera ukivuga ahita akubwira ko yahita gukosora ahubwo reka njye kuri Kavumbi ahita ajya kuvoma sawa rata Sarisa ari murumuna wawe nawe ubwawe ubona ufite imbaraga ari uwuhe mani kirumuna cyane cyarakuze tunahagararanye wahita ugira ngo niwe mukuru pe ku bijyanye n'imbaraga nazarazindusha mani kuko umuntu wakuze kuriya nta kuntu yaba atandusha imbaraga bivuze ngo no kumwubaha ubwo uramwubaha none namwubaha ukanshaka iki nibyo nabwiraga Twiri barumuna bacu batunyuzeho yewe nibe natwe Twiri gufitiye murumuna we w'amahane kari akamenye n'ibyo batabijya ngaho nyumvira ikica abantu rero ni iki ngiki ubu nanyuraho bari kugwana wenda kamukubise nanga kumutabara ngira ngo ari kugahikosora kubera iki ibintu byo kwirarira yavugaga ko yamukubita se ngo si ukumukubita gusa ngo yamuhana kibyeyi ngo amategeko ye Twiri barumuna be bose bayagenderaho ngo ushatse kwigumura ngo amushyira hasi akabanza akamuhikosora ngo na Kavumbi arimo ngo nawe arimo oya kazo aho yiraririye kuko genda bizi neza twe turi abaturanyi ntiyamuvuga kuko kugira ngo mve kuna mahane ya Kavumbi akaza ejo bundi rero gusanya na karumuna kiwe bita Kabuza ngo katamiye gatatu watamiye rimwe ako kanya isosa itayikamena harakuhagira yewewe ubwo se nta kintu bamutwaye kandi muri rwa rugo nta wamushobora
ariko rero hari ahantu umuntu yirara agakabya. Umuntu ni muto se n'imfura mu rugo akigira inama agahungabanya ibintu byose ku buryo mu rugo nta muntu uvuga. Apfa kuba azi ko abarusha imbaraga gusa. Ako buriya gihe naje gutahura ikintu gituma barumuna bacu badusuzugura. Ni igiki? Kuri akuntu koko ariko se ukaza wigize umubyeyi ngo uje kumuhana, mugafatana mukazunguzanya akabona gushyize hasi. Ubwo ako kanya umenye ko nta kintu uba ucyongeye kumubaza, kuko icyambere n'ubu ucyongeye kuvuga ngo uramukubita. Buriya ikintu cyaba ari cyiza cyane ni uko wamwihorora akajya kubaha nka mukuru we. Oya Sarisa nibyo ntago bikora, kuko njye kumenya ko barumuna bacu badusuzugura sinigeze mfatana nabo ngo turwane. Ariko giye bwa mbere na mbere tujya gushwana, sinzi ibintu navugaga mbona ari kundeba nyitegereza. Ngiye kumva aravuze ngo asubu narenganya isura ngo ngaho ziba twakumvise. Abibwira wowe? Ndi mukuru we aratinyuka mbwira gutyo. Harya murumuna wawe ni uwo? Si Rudakubana se? Inama nziza rero nakugira dore ko mutaranagwana, muzahagarare nk'uko tumeze umuganirize nka mukuru we. Uti rero murumuna wanjye ndakuruta, uti ndakwiyamya ntugashaka kumenyera, ngo kandi nimushaka ko nzagukosora uzabanze ureke nsaba uburenganzira ababyeyi babanze banambwire ko mituweli itararangira, mushyire ku murongo mu buryo bweruye. Nzi neza ko numubwira ayo magambo azahita yikosora. Ariko Sarisa uzi ko ibyo bintu byakora? Ijana kurindi. Sarisa ahubwo reka nzamuke, kandi bibaye ngombwa ntanabimubwira uyu munsi. Sawa sawa ntaribi. Rudakuba ugiye? Aho nitumye hari aho ushaka kuntuma? Oya naho, ariko ndashaka kumenya iyo ugiye. Menya izawe rero. Igihe leta yirirwa ibashishikariza kureba ibibareba, ubwo nta kintu muba muri kumvamo. Kandi Rudakuba ntabwo umuntu umbwira ibintu akanzanaho ubugoryi. Kigoryi wakubaza iyo uri kujya wahasobanura. Wanjije ubusi wakubaza impamvu uri kubimbaza, wayima cyangwa watutomagira ukagenda. Petit frère, kandi njye sinjya nkunda ibintu byo gutinda mu magambo. Uri kumva ibyo nkubwira cyangwa nturi kubyumva? Ariko sha ubundi ufite mituweli? Ushaka kumvuza? Ufite amayinite kuri fone yawe? Ushaka iki? Saba uruhushya mama mbanze nkukosore umuganirize nka mukuru we. Uti rero murumuna wanjye ndakuruta, uti ndakwiyamye ntugashaka kumenyera, ngo kandi nimushaka ko nzagukosora uzabanze ureke nsaba uburenganzira ababyeyi babanze banambwire ko mituweli itararangira, mushyire ku murongo mu buryo bweruye. Nzi neza ko numubwira ayo magambo azahita yikosora. Wowe unkosora? Mushyire ku murongo kuko ndabona utazi ibyo wibereyemo. Ariko ubundi Rudakuba ujya wibuka ko ndi mukuru wawe? Iyo mpamvu ubaye uyizi neza ntiwazongera kunyinisha. Abasi barumuna bacu ahubwo ni ibyihebe. Kavuvuye kuvoma? Ngo mvahe? Uvuye kuvoma? Ayo wamembaguye akati. Kavuvuze gute? Urambaza ko nagiye kuvoma, wowe nanje bugira iyo ujya kuyazana. Kandi rero bw'uyu muntu utaramucapa cyangwa gukina nawe uri kunyinisha cyangwa wayavoma? Uri kunyinisha cyangwa wayavoma? Wowe wamanutse ukajya kuyazana. Uri wawihindiye sukura umujyi ngo njye rutami ndajya kuvoma ngo uzurye. Kavusi ndi gukina nawe sanze utayavomye utaza kwicuza. Ahubwo nawe nuramuka utashye nujya kuvoma utaza kwicuza. Kandi sha ishati yaso kandi twi nakubwiye ko nukomeza kumenyera nzakuvuna. Buriya niba hari ikintu namaze kukuyama wa muhungu, kuba ndi murumuna wawe niwemere kunshugwa ngo utsuzugure, kuko giye Kavumbi nagutakura intoke ebyiri tukabyuka tugushingura. Buriya ikintu namaze kubona ku bigoryi dufate nk'abagara frere kirumva ngo uragikurikira cyangwa ngo ugikurikira ku nshuro ya kabiri kigahita kipasinga ku mwanya nk'uw'umubyeyi wawe, urukumva gutegeka aho cyaguciye ugwaho kikagukubita. Ngiye Kavumbi ntuzankire muri uwo mwanya, kuko wamenyera nagutakura rimwe nkakwereka ko ijana murananga ngiye kureba filimi kwa Rock riba ritagendeye ubusa. buriya kirumuna cyanjye nagenda nkagifatira inyuma nkakikubitira. Wagicucu ubona gupomba ingumi. Jesus. Ngaye mva impande wanjijiwe. My Lord, I wonder. Jesus. Cyamaye nka data. Twi urani wa murumuna wawe wavugaga? Usibye kwanga ko mu rugo abantu ukasura sinamuceka. Umuceka ahubwo ndumiwe bitewe n'ukuntu yagukubise hasi. Yuza kuba uri watermelon ubuhize ushwanyuka. Ngaho rero ziba twakumvisha. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura.
bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. tugiye kubahata Comedy bucye bwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.